Ndabasuhuje nshuti bavandimwe bene data, ndabasuhuje Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nitwa Undibiza Charles, tugiye kuganira muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Ndanezerewe cyane kuko Uwiteka duhaye amahirwe yo kuba tuganira ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Twemerere twebwe bari hano n'abakurikira iri jambo ryawe mu buryo bw'ikoranabuhanga, n'abandi bazarikurikira, ijambo ryawe rikore ku mitima yacu kandi rikore icyarizanye. Byamaje mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza bene data, nshuti kandi bavandimwe. Imana ibahe umugisha. Nimureke dushime Imana ko iduhaye amahirwe yo kuba twiga ijambo ryayo, by'umwihariko muri iki cyumweru cyiza cyitwa icyumweru cyo gusenga, aho tumaze iminsi twiga ibyigisho bitandukanye. Ariko kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira icyigisho cyitwa kugaruka kwa Yesu Kristo. Kugaruka kwa Yesu Kristo. Nshuti bavandimwe, Kristo yaraje mu isi akora umurimo ukomeye, asubira mu ijuru, ariko azagaruka. Isomo ryanditswe mu rwandiko rwandikiwe Tito, igice cya 2 ku murongo wa 13, haranditse ngo: dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Inyigisho yo kugaruka kwa Kristo niyo pfundo ry'ibyanditswe byera. Bene data, Bibiliya, ijambo ry'Imana, iramutse itarimo inyigisho ivuga ibya Kristo, ivuga ko Kristo yaje mu isi, umurimo Kristo yakoze, nuko Kristo azagaruka, Bibiliya yaba ifite ikintu kinini itakaje. Hano hari ingingo ivuga ngo isezerano rye. Isezerano rya Kristo ni irihe? Yaribwiye bande? Ni ryari? Mbere gato yuko Yesu ajya i Getsemani gusenga ku nshuro ya nyuma, yatangarije abigishwa be ko yari agiye kubasiga, kubera ko umurimo we wo ku isi wari ugiye kurangira, kandi ko yari agiye gusubira aho batari gushobora kujyana nawe. Abonye ukuntu abigishwa be bari bafite agahinda, nuko wenda bari bihebye, Yesu arababwira ati: impagarike imitima yanyu. Aya magambo yanditswe muri Yohana 14 ku murongo wa 1. Ayo magambo yabahaye ibyiringiro, kandi kimwe nkabo Yesu yifuza guha buri wese icyizere cyo kumenya ko asobanukiwe imimerere yose y'ubuzima, kandi ko afite ibintu byose ubugingo bukeneye kugira ngo agire amahoro. Bavandimwe, Umwami Yesu yahumurije abigishwa be, abaha isezerano, arababwira ati: ndagiye, ariko nubwo ngiye ntimugire ubwoba, nimuhagarike imitima yanyu, ngiye kwa Data, ariko nzagaruka. Hari ingingo ivuga ngo kuzamurwa mu ijuru kwe no kugaruka kwe. Kristo akimara kubaha isezerano yuko azagenda kandi akagaruka, iyi ngingo ivuga uko yagiye, uko byagenze. Haranditse ngo nyuma y'iminsi 40 azutse, Yesu yajyanye abigishwa be ku musozi wa Elayono hafi y'i Betaniya, imbere y'umurwa wa Yerusalemu, aho bari baramwanze bakamuciraho iteka ryo gupfa. Icyo cyari igihe cyo gusezera no gutanga amabwiriza aheruka kuri iryo tsinda ry'abagabo n'abagore bagereranyaga intama zazimiye zari zimaze kuboneka. Kristo akimara gusezeranya abigishwa be ko azagenda, yari amaze gukora umurimo we, kandi uwo murimo nta wundi, yari yaraje gushaka intama zari zarazimiye
ndetse yari amaze kuzibona. Niyo mpamvu igihe cyo kugenda cyari kigeze. Akirambuye ibiganza mu kubaha umugisha, ndetse ameze nk'urimo kubasezeranira ubwishingizi bwo kubarinda, yavuye hagati yabo buhoro buhoro. Imbaraga iruta cyane rukuruzi zose zo mu isi iramuzamura yerekeza mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Akivugana nabo habonetse imbaraga rukuruzi imuzamura bareba, iramuzamura ararenga. Muri ako kanya abamarayika babiri b'abanyembaraga mu ishusho y'abantu, babitewe n'impuhwe n'urukundo bari bafitiye abo bigishwa barebaga mu ijuru, barabegereye barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Aya magambo yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 11. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 11 niho aya magambo mushobora kuyasanga. Ubwo bari batumbiriye mu ijuru babona uko umukiza bakuwemo arimo azamuka, abamarayika bera baraje barabahumuriza, barababwira ngo muhumure, uko mubonye azamuka ni nako azagaruka. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Aya magambo yanditswe mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 7. Bavandimwe, umwami wacu yaragiye, ariko azagaruka, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise bazamureba, kandi amaso yose ndetse amoko yose yo mu isi azamuborogera. Amen. Tugeze ku ngingo ivuga ngo ibimenyetso byo kugaruka kwe. Igihe yari mu isi ari kumwe n'abigishwa be ababwira ko azagenda, hari ibyo bamubajije, bamubaza ibimenyetso, nawe arabibasobanurira. Gusobanukirwa byinshi ku byerekeranye n'igihe cy'imperuka nicyo kintu cyakuruye intekerezo z'abigishwa, kandi natwe kigomba kudukurura. Basanze Yesu biherereye, baramubaza bati, mwami, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Aya magambo yanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 3. Amaze kubwira ko azagenda kandi ko azagaruka, baramubajije bati, nyine ibyo bizaba ryari? Nawe rero afite uko yabasubije. Hano hari amagambo avuga ngo ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bumeze nk'imashini idufasha kumenya aho turi, imashini yitwa GPS, kugira ngo dushobore kwitegura kandi tuyoborwe neza aho turi kujya. Bavandimwe, muri Bibiliya niho harimo igisubizo cyaturangira aho isi iva n'aho igeze n'aho iri kwerekeza. Umwanditsi we yabigereranije n'icyuma cyitwa GPS cyangwa sisiteme yitwa GPS. Ni amagambo y'icyongereza avuga Global Positioning System. Hari mu ijambo ryitwa global cyangwa global, ijambo ryitwa positioning cyangwa gupositiona, cyangwa system cyangwa system. Muri make ni uburyo bushobora kurangira umuntu aho avuye, aho ageze n'aho ari kujya. Hakandi bukamurangira imiterere y'inzira ari kugendamo, inzira avuyemo, inzira agezemo, n'inzira asigaje kugenda. Imiterere yose y'urugendo GPS irayigaragaza, ndetse ikagaragaza n'aho uhagaze, ku buryo n'umuntu utari kumwe nawe azi gukoresha ubwo buryo yabona ahantu uhagaze. Bibiliya rero irimwo ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi nibwo buturangira
aho isi igeze, uko ibintu byatangiye, aho bigeze n'aho biri kwerekeza. Tugeze ku ngingo ivuga ngo igishuko. Nubwo yari amaze kubabwira ko azagenda kandi akagaruka, ndetse akababwira n'ibimenyetso n'uburyo bazabikurikirana, ariko yabahaye n'umuburo ko hari igishuko cyari kibategereje. Yesu arababwira ati mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Aya magambo yanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5. Kubera iki Yesu yavuze ko iki ari cyo kimenyetso cya mbere kizabanziriza imperuka? Igisubizo gitangwa n'intumwa Petero muri Petero wa mbere ibice 5 ku murongo wa 8, ahanditse ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga shaka uwiconshomera. Bene data, umwami Yesu yabwiye abigishwa be ko hari igishuko gikomeye cyitwa abigisha b'ibinyoma. Yavuze ko ndetse n'intore, zimwe mu ntore zizayoba. Igishuko cyitwa ubuyobe, cyitwa kuyobywa. Haranditse ngo bene data n'abashiki banjye nkunda, Satani nawe azi ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Satani bwe nawe ubwo azi ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, kandi azi ko kugaruka kwa Kristo kuzakuraho ubutegetsi bwe bw'iterabwoba. Niyo mpamvu akoresha amayeri n'uburiganya, ameze nk'intare yitegereza umuhigo wayo mbere y'uko iwufata. Afata inyigisho z'ibinyoma akazivanga n'ukuri guke kugira ngo atume abizera bagwa mu mitego ye. Bene data, Satani afite amayeri. Ni nacyo gishuko gikomeye cy'uko Satani afata ukuri guke akagutwikiriza ibinyoma byinshi kugira ngo abana b'Imana, abarindiriye Kristo, abakurikiye Kristo, uwo mushukanyi abashuke akoresheje uburiganya. Afate ibibi, afate ibinyoma bye byinshi, ariko abitwikirizemo ukuri gukeya kugira ngo abana b'Imana bagwe mu gishuko. Murabe maso rero, turabe maso. Hano hari ingingo tugezeho ivuga ngo intambara, ibyorezo, inzara n'imitingito. Bimwe mu bimenyetso Kristo yatanze muri Matayo 24 ku murongo wa 6 n'uwa 7, Yesu yaburiye abigishwa bati muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyano rizatera ishyanga, rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Bavandimwe, ibi ngibi tubona, intambara, impuha z'intambara, ibyorezo, ibibazo tubona ni ibyahanuwe, kandi ni bya bindi Kristo yavuze bimeze nk'ibyapa bizaturangira aho tugeze. Ntidukwiriye guhangayika rero ngo ducike intege, tugire ubwoba, kuko ni ibyahanuwe, kandi Kristo yavuze ko ari kumwe natwe kugeza ibihe byose. Mbega uko duhora twumva imitingito y'isi n'imiyaga ikomeye cyane, tukumva ibyo kurimbuka guturutse ku muriro no ku myuzure ahatikirira abantu benshi ndetse n'ibintu. Uko bigaragara, ayo makuba ni ukwigaragambya gutunguranye kw'imbaraga zo mu byaremwe zavuye ku murongo, zitagengwa n'umuntu namba, ariko muri byose ushobora kubonamwo umugambi w'Imana. Ibyo ni bimwe mu bikoresho ikoresha ishaka gukangura abagabo n'abagore
kugira ngo bamenye akaga barimo. Bene data, nshuti bavandimwe, ibi ngibi twumva, ibi ngibi tubona bidutera ubwoba, byarahanuwe, kuko isi yanze kwakira gukiranuka. Isi ifite akaga, ibihe byarahindutse, imvura ikagwa ikica abantu, izuba rigatwika abantu, imitingito ikaza, izo za tsunami, ndetse n'ahangaha iwacu byagiye bihaba, umugezi witwa Sebeya ugatwara amazu, abantu bagapfa. Ibyo byose rero ni imbaraga yigaragambya, isi yari yigaragambije, kuko nayo yabangamiwe nande se? Nuko umubi yaje turamwakira, ubwo nyine isi irimbuwe n'abaturage bayo, uko Yesaya yabihanuwe. Ariko nanone Imana yemera ko bibaho kugira ngo ibe message, ibe nk'ubutumwa buburira abana b'Imana ko igihe kigeze abera tugataha. Tugeze ku ngingo ivuga ngo amateka yisubiramo. Amateka ni iki? Amateka ni inkuru z'ibyabaye, ariko amateka agenda yisubiramo. Ibyabaye kera, mu myaka ya kera, hashira igihe kirekire bikazongera bikaba. Yesu yagaragaje ko igihe cy'imperuka cyari kuzaba kimeze nk'igihe cyabanjirije umwuzure. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aya magambo yanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 37 kugeza 39. Wakwibaza uti, ese kurya, kunywa, gushyingiranywa ni icyaha? Oya. Kurya, kunywa cyangwa gushyingiranwa si ibintu binyuranyije n'amategeko. Igituma biba ibizira ku Mana ni igihe abantu babikabirije, bikarenza urugero, bigatuma indwara zigakomeza kuba rusange muri iki gihe, ndetse ahanini izituruka ku mirire mibi, akamenyero ko kunywa cyane, ubuzima bwo kuba abantu baba ahantu hamwe, no gukoresha ibintu byangiza ubuzima, kimwe no kumara igihe kirekire ahantu hari imyanda y'uburozi, nk'umwuka wanduye uhumekwa n'abantu batuye mu mijyi minini, cyangwa se gukoresha itabi n'ibiyobyabwenge. Ntibyateje indwara nyinshi gusa, ahubwo byateje n'impinduka mu miterere y'umubiri w'umuntu, ituma abantu barwara indwara zo kwangirika k'ubudahangarwa bw'umubiri. Bavandimwe, uwo twabonye hariya haruguru, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Uko Imana yashyizeho uburyo tugomba kubaho, uko tugomba kurya, uko tugomba kunywa, uko tugomba kwambara, uko tugomba kubaho muri ubu buzima, iyo tubihinduye tuba twikururiye akaga. N'ikimenyimenyi, indwara ziriho ubu ntabwo zahozeho. Uko icyaha cyakomeje gukura, abantu bica amategeko y'Imana, niko n'ibyago byakomeje kugenda byiyongera, niko n'indwara zakomeje kugenda ziza. Niyo mpamvu ubona tugeze aho tugeze ubu. Tugeze ku ngingo ivuga ngo gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Ni amahirwe kuri buri mukristo kudategereza gusa, ahubwo akanatebutsa kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo yanditswe muri Petero wa 2 igice cya 3 ku murongo wa 12. Iki ni igihe cyo kugira impinduka mu mibereho yacu, igihe ukumvira amategeko y'Imana bigaragaza ko tuyikunda by'ukuri. Nta gihe cyo gupfa ubusa dufite. Tugomba gufunga amarembo y'ibintu byose bitagaragaza imico y'abantu bitegura kwimurirwa mu mazu yo mu ijuru. Imirimo yacu igomba gushimangira ko iwacu ari mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo yanditse mu Bafilipi ibice 3:20. Tugeze ku mwanzuro. Ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bushobora kudufasha kwitegura kugaruka kwa Kristo. Umurimo w'Umwuka Wera wonyine niwe ushobora kutwemeza ko tugomba kwihana no guhinduka.
isengesho ryacu rya buri munsi niribe ngo ubwami bwawe buze. Ibyiringiro by'umugisha nibibe ku itara rimurikira urugendo rwacu muri iyi si icuza umwijima, yuzuye ibibi n'imibabaro. Umugambi wacu ube wo gukomeza gukurikira intego, tugere ku gihembo cy'umuhamagaro uhanitse, kugira ngo buri munsi no muri buri gikorwa cyose tugaragaze Yesu. Idini riboneye kandi ritanduye niribe imbuto ya Kristo muri twe. Igihe imico ya Kristo izaba igaragara mu bwoko bwe mu buryo bushyitse, nibwo azaza kubatwara avuga ngo abe Maranata, umwami Yesu naze. Yaravuze ati ndaza vuba, amen. Ngwino mwami Yesu, amen. Aya magambo yanditswe mu Byahishuwe 22:20. Iyi kiganiro tuganiriye kandi amagambo tuvuze aboneka mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, aho wasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paji ya 299, wayasoma kandi igitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose kuri paji ya 830, wayasoma kandi mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami kuri paji 277, wayasoma mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi kuri paji ya 457, wayasoma mu migani ya Kristo paje ya 69, wasoma ibihamya by'itorero volume ya 3 kuri paje ya 62, ndetse n'imigani ya Kristo kuri paje ya 69. Imana iri jambo ryayo mu mitima yacu twese, mu izina rya Yesu, amen.